Ese mwaba mwarigeze mwumva inkuru zivuga ku byo kugumuka kwa bamwe mu bamarayika mu ijuru n'ihanurwa ry'umumarayika w'ikibi mu isi pakarimye ubwami bw'umwijima ikuzimu? Byagenze bite kugira ngo umusokuruza twese dukomokaho ariwe Adamu n'umugore we Eva baturwe mu cyaha cyanababereye umuvumo paka gushyika ku rubyaro rwabo? Ese byagenze bite kugira ngo abamarayika bagere aho babyarana n'abana b'abantu maze ibyimanyi bibaturutseho byitwa abanefiri, abantu babi baje guteza amakuba n'akaga gakomeye cyane ku isi? Byaje bite? Waba se ahubwo uzi impamvu abantu b'ubu batakiramba nk'abasokuruza bacu bo hambere mu bihe bya mbere y'umwuzure? Ese niki cyatumye ahubwo umusokuruza wacu nka Nowa yubaka inkuge paka Imana igize umujinya igafata icyemezo cyo kurimbura isi ikoresheje umwuzure? Byatewe n'iki? Muri iki kiganiro rero uraza gusobanukirwa byinshi kuri ibi mvuzeho mu kiganiro iyobokamana mu mateka, ikaba ari episode ya mbere. Tugiye gucubirira mu nyanja y'iyobokamana turebere hamwe ku isi yo hambere y'umwuzure yari iteye, impamvu nyamukuru yazamuye umujinya w'Imana dusenga paka ifashe umwanzuro wo gukuraho ibyari icyo gihe hafi ya byose. Turaza gukoresha kandi zimwe mu nyandiko zikuze gusumbya izindi mu mateka nka Bibiliya, Korowani ndetse n'ibindi bitabo by'amateka bikuze cyane. Nitwa Mutavu Ismael, muhaye ikaze mu kiganiro. Ariko ntarajya kure kandi reka nkusabe kunkorera subscribe niba utarayikora, ukanda kuri iyo nzogera iri munsi y'icyo kiganiro. Wadukorera share kandi ubutumwa dutanga bukabasha kugera kure. Ushobora gukanda likes, ikimenyetso nyamukuru ko wakunze ikiganiro. Kimwe n'uko ushobora gutanga igitekerezo, comment cyangwa se inyunganizi ku byo turimo kuganiraho, kimwe n'ibyo wifuza ko twazaganiraho mu biganiro biri imbere. Ukurikiranye Mutavu official, mwifurije kubaho neza ndetse no kuramba. Ubwo muri shapitire zibanziriza izindi zose muri Bibiliya, byumvikane ko ari mu gitabo cy'intangiriro hagaragara byinshi muri kamere muntu yatunze itagifite. Niho kandi hagaragarira isano rikuru umuremyi yabanje kugirana n'ibiremwa bye nk'abantu, aho gushyikirana no guhura nawe byari ibintu byoroshye kandi bisanzwe, ibintu bihabanye n'ibiriho mu isi y'uyu munsi. Ni isi itangaje cyane mu mateka, kimwe n'abantu bayibayemo nka Adamu na Eva, abantu nka Kayini, Abel, abantu by'umwihariko nka Nowa, urugero rwiza mu bantu bo muri ibyo bihe. Gusa kandi ngo nyuma y'ibi byose uruhumbajana rw'ingufu n'imbaraga za Satani n'abamarayika babi bahanuwe mu ijuru, ngo zaba zarishyize hamwe ziteza kubaho k'umwuzure. Nk'ubwo ngo Satani, abamarayika b'umwijima, abamarayika b'urumuri kimwe n'abana b'Imana ngo baba barabanjwe kuremwa mbere y'uko Imana irema buri kindi kintu cyose nk'isi n'ibiriho byose. Ibi ngo Imana yari yarabitanze mu ihishurwa nk'uko bigaragara mu gitabo cya Yobu. Soma Yobu umutwe 38 umurongo wa 4 gushyika ku murongo wa 7. Hati: igihe naremaga isi wari he? Ngaho bivuge niba koko uzi ubwenge. Ese imbibi zayo zashyizweho nande niba ubizi? Ninde wayiringanije mu burebure? Ese ifatiro zayo zishingiye kuki? Ninde wayitereye ibuye yicayeho igihe inyenyeri z'umuseke zahimbarwaga n'abamarayika b'Imana bose bavuza impundu? Byarahishuwe rero ko ibiremwa by'umwuka byagaragajwe nk'inyenyeri zo mu museso, kimwe n'abo biswe abana b'Imana bose, ko batanga gihamya yuko isi yaremwe koko nk'uko ubisomye haruguru aho, kandi bakaba barabanje no kubaho bishimira ikuzo, ubuhanga n'ubuhangange kimwe n'imbaraga z'umuremyi. Bibiliya yaje kuvuga ko by'abamarayika babi bahanuwe mu isi kubera ko benshi mu bamarayika mu ijuru batigeze batandukira ku murongo wabo ngo bagandukire inzira y'umwijima. Gusa ngo hari bamwe muri bo bafashe uwo mwanzuro wo kugandukira ikibi. Wowe icyo ufite kumenya mbere ya byose ni uko ijuru mu buryo bw'umwimerere ryari ryararemewe bose, ngo hazagirwa ahantu ho gutura kuri aba bamarayika bose ubuziraherezo, ariko bikarangira bamwe muri bo barikuwemo. Niki cyatumye ibi byose bibabaho? Nubwo rwose tutakwirengagiza ko abamarayika bose bari batunze ubushake n'ububasha bwabahaga kwishyira ukizana,
kuko abagezaga mu bubasha bwo guhitamo no gukora icyo bashakaga cyose. Ntawatindiganya no kwemeza ko kwirukanwa cyangwa se guhanurwa kwabo mu ijuru nabyo bitabura guhuzwa no kuba byarakozwe mu bushake bwabo. Ibaruwa ngufi ya Yuda ibigerageza kubisobanura neza cyane. Ni kuva ku murongo wa 6 wayo gushyika ku murongo wa 7. Ati: nimwibuke ko abamarayika bitesheje agaciro bakikura mu cyicaro cyabo, maze Imana ikababohera mu mwijima ubuziraherezo kugira ngo bategerereze umunsi ukomeye w'urubanza. Nk'uko byumvikana, abamarayika by'umwihariko bari bararemewe gutura no kubana n'Imana mu ijuru, bakayubaha, bakayigaragira ndetse bakanashyira mu bikorwa amategeko yayo, bakayiha ikuzo nk'uko n'abantu nyine bari bameze. Buriya ngo kimwe mu bintu bitandukanya abamarayika n'abana b'abantu ni uko twe nk'abantu twaremewe kubaho no gutura mu isi gusa, bo rero bari bararemewe kwibera mu ijuru. Gusa igitangaje, aba bamarayika batandukiriye isoko yabo, bivuze ko bavuye mu byicaro byabo maze bakisanga bavuye mu ijuru bakerekeza ahandi batari barahitiyemo gutura. Ikindi kintu ushobora kwibaza, wakwibaza uti ese babashije kubigeraho bate gutandukira no kugumuka kandi atari cyo bari baragenewe gukora? Babigezeho bate? Imana ubwayo ivuga ko nubwo bari ibiremwa byayo, ariko ngo yari yarabahaye ubushobozi n'ububasha bwo kwigenga no kwihitiramo kuri buri kimwe, bizwi mu Cyongereza nka free wills. Satani rero wibonaga ubwe nk'umumarayika w'urumuri, angel of light, niwe wayoboraga abamarayika, mbese yarigize umuyobozi wabo, ahubwo abandi mu bamarayika bakamubona nk'umunyagitugu karundura. We n'agatsiko kawe yari yarigaruriye ngo bageze aho bashyira hamwe mu gasuzuguro kenshi no kunnyega ububasha bw'Imana, bashaka gusuzugura amategeko y'umuremyi wabo no guteza akaduruvayo mu ijuru. Abo barakubiswe cyane rwose, mukamwanya nk'ako bisaba ijisho guhumbya, mukamwanya mbese nk'ako bisaba umutima gutera, baba batsinzwe uruhenuhenu. Uku gutsindwa kwabo rwose tukubonye turebeye neza muri Yesu, ubwo nk'ubwo yari akiri ku isi yagaragaje ubuhangange n'ubudasa yarasangiye n'Imana igihe we na se ngo babanaga isi itararimwe. Ushobora kubisanga mu rwandiko rwa Yohana ku mutwe wa 17 ku murongo wa 5. Ati: none ubu dawe mpesha ikuzo iwawe rya rindi nahoranye iwawe isi itararimwe. Yesu yarongeye ati: nabonye Satani ajishwa maze ajugunywa hanze y'ijuru. Nk'uko bigaragara rero, Satani ashobora kuba arenze kuba ruvuga cyangwa se ugaragazwa mu ishusho y'amaraso gusa, ishusho y'ikibi. Hari bamwe mu bamugaragaza afite amahembe nk'ay'inzovu n'amababa manini cyane akomeye nk'umuringa, ubundi bati ni mubi cyane. Ngo ni ikiremwa cyakira cyane cy'imbaraga n'ububasha bisumbye ingufu kamere tuzi. Izo ngufu nizo mbaraga ikazikoresha mu babi ashyirwa ku gipimo cya nyuma cy'umwuzani upimirwaho amabi, kimwe n'ubwibone n'ubwirasi bidasanzwe yanazize ubwo yirukanwaga iyo mu ijuru. Mu myumvire y'abandi banditsi, abahanuzi n'abashakashatsi bagaragaza Satani mu ishusho y'igikoko cya dragon kinini cyane, cyaka kandi kikaruka umuriro w'isenya riremereye gusumbya rimwe bya Litman na Fatman, Hiroshima na Nagasaki. Ahari aba ari ikiremwa kigaragara nk'ikiruka umuriro w'isenya ridasanzwe ry'uburemere nk'ubw'inkuba cyangwa se iruka ry'ibirunga. Ngo ni ikidayimoni koko cy'imbaraga zidasanzwe. Ngo ni ikidayimoni kibi, iterabwoba ku isi n'inyoko muntu cyaziye. Si n'ibyo gusa, hari n'abazi Satani cyangwa se Sekibi nk'ikiyoka kinini cy'ubwenge, ubujyajya n'ubushukanyi bwinshi. Ngo umunsi umwe kigize kisukira Eva, kijyaho kiramwoshya koko, kimuteza gukora no kubyara imfura mu mfura z'ibyaha. Ni niyo nkomoko yo kwirukanwa muri Edeni, biri mu gitabo cy'Itangiriro. Kuba Satani yihariye ubwami bwiwe kandi bufite ukuntu buyoboye, nabyo biri mu bitangaza abantu benshi. Hari inyandiko nyinshi muri Bibiliya zivuga yuko ubwo mu ijuru habaga intambara, nyuma yazo haje kuvuka ubwami bubiri, noneho ubwami bumwe bwaje kuyoborwa n'Imana dusenga, igikomangoma cy'amahoro, undi nabwo butwarwa na Satani, igikomangoma cy'umwijima.
nyuma y'uko yirukanywe mu ijuru, Satani n'abamukurikiye barisuganyije maze bashinga ubwami bw'inyeshyamba zigumuye, ubwami bw'ikibi. Nabwo Satani yaragiye gutangira kugaba ibitero ku bantu. Bwa mbere muri Jardin ya Eden abahagabye cya mbere abayoheje Adamu n'umugore we Eva. Satani icyo gihe yabonaga isi nk'ahantu he kandi agomba gushora imishinga ye myinshi irwanya umuremyi we n'ibiremwa bye. Satani yibwiraga ko niba Imana ngo yari yararemye abantu ngo bature mu isi, nibarangiza bahageze ubwami bwe bakomere, nta kabuza Satani yagombaga gukora iyo byabaga akagaba igitero kuri Adamu na Eva muri aya matware yari ashaka kwigarurira. Nibwo yaje gukenera umugambi w'igitero. Nkwibutse ko ubwo Imana mbere na mbere yamaraga kurema iyi si yari ifite agace kayo kamwe kitwaga Eden. Iyo ugiye mu rurimi rw'Igiheburayo, iri jambo risobanura umunezero n'ibyishimo. Hari ahantu hari harateguwe neza, ahantu abantu bagombaga kujya bahurira n'Imana. Iyo ugiye mu gitabo cy'Itangiriro ku mutwe wa 3 ku murongo wa 8 usanga handitse hati: ahubwo Imana izi ko umunsi mwaziriyeho amaso yanyu azahumuka, maze mukamera nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Aya ngaya yari amagambo ya Sekibi Satani agerageza gushuka Eva umugore wa Adamu. Edeni rero hari ahantu h'ubwiza busumba ubw'ahandi hose higeze habaho ku isi kuva ubwo kugeza amagingo aya. Hakaba ibiti bidasanzwe, ibiti byari bibitse ubuhanga bw'icyiza n'ikibi. Imana kandi ngo yari yarabujije Adamu na Eva kurya ku rubuto cyangwa se ku mbuto z'igiti kimwe urudori byari muri Edeni byose. Ariko Satani mu ishusho y'ikiyoka cya kera yarabegereye mu mayeri n'amacenga yuzuye ubwenge n'uburyarya bwinshi, maze arabagusha. Ubwo Sekibi Satani yaramaje kubagusha no kubatsinda, abatsindiye muri Edeni, guhera icyo gihe ibyaha n'amakuba mu isi byari bigiye gutangira kugwirira inyoko muntu. Urupfu rwaravutse, nabwo yishe umuvandimwe we Abeli, ubwo akaba Kayini. Icyaha cya mbere cyakozwe na Eva kiba kibyaye icya kabiri gikozwe n'umwana we. Umugabo wayeho bwa kabiri abahitanye uwabayeho bwa gatatu. Usibye kuba Adamu na Eva barirukanywe muri Edeni, Imana ngo yakomeje kubaba hafi no kubaha umugisha. Aribwo batangiye kubyara abana. Aba bana bakuze bumva inkuru z'Imana yabo yo mu ijuru, byatumye bumva ko hari amaturo n'amashimwe bagombaga kujya batura Imana. Ngo aba basore bombi bari bariyemeje kujya babaho basenga umuremyi wabo, banamuramya ibihe byose. Imana rero yaje kwitegereza Abeli, ibona akora ibintu bye neza cyane, wikunda n'ukuntu yatangagamo ibitambo byiwe. Ariko kandi kuri Kayini ho ngo ntibyari nk'uko nguko. Kayini ngo yageze aho nawe arabibona, atangira kwanga no kugirira ishyari murumuna we Abeli, maze birangira ahubwo amwishe, yewe aranamushyingura, amuvutsa ubuzima atitaye ku isano. Imana nabyo ibyo yarabibonye biyitera umujinya, iti: uzica Kayini ndeba agambiriye guhora, wazabaho mu makuba n'akaga inshuro 7 kurenza amakuba Kayini agiye kubamo. Iyo ni Imana yabivuze, umujinya n'uburakari bwinshi. Ngo Kayini yaje guhabwa ibihano n'Uhoraho, maze ahinduka inzererezi ku isi yose, asiga iwabo ndetse n'umuryango we, ajya kubunga no kwangara imisozi n'ibibaya mu isi yose. Imana imaze kumuhana yagiye gutura mu kandi gace kiswe ubutaka bwa Nodi, aho hakaba mu burasirazuba bwa Edeni. Kuri ubutaka bwa Nodi yaje kubaka urusisiro, aruha izina ry'umuhungu we yaramaze kwibaruka, arwita Enoki. Uyu mugabo Enoki abamukomotseho baje kuba abantu nabo badasanzwe kandi bakomeye muri ibyo bihe. Bamenyekanye cyane harimo Lameki, baje kugirwa sekuruza abasekuruza bose baremye iterambere ryari ryo ryose isi yaba yarigeze ibarizwamo kuva ubwo gushyika amagingo ya ugendeye ku bitabo by'iyobokamana. Nguyu Lameki yaje kubyara abana barimo Jabeli cyangwa se Yabali, maze Yabali abasekuruza w'ababaga mu mahema bakanatunga inzuri. Murumuna wa Yabali witwaga Tubali nawe waje kwitwa sekuruza w'abanyabugeni n'abahanzi, maze badukana ubucuranzi bw'iningiri, inanga kimwe n'imyirongi. Undi nawe yiswe Tubali Kayini, ariwe murumuna wa Tubali,
wabaye sekuruza w'abacuzi b'imiringa n'ubutare. Abo uko ari batatu bose bibutse ko bakomokaga ku bagore babiri ba Lameki, aribo Ada na Sira. Guhera icyo gihe iterambere ryari ritangiye kwinjizwa mu batangije ibisekuru bizwi mu mateka nk'uko bigaragara muri Bibiliya n'ibindi bitabo by'iyobokamana. Nyuma y'urupfu rwa Abel, Imana yongeye guha Eva undi mwana nk'isimbura ya mukuru we Abel. Ni umwana nawe wari ugiye guhindura byinshi cyane mu mateka y'ibihe bya mbere y'umwuzure, wo nta wundi ni Seti. Bibiliya igaragaza ko Seti nawe yaje nawe ari fotokopi ya murumuna we Abeli mu mico, aza guhinduka umuramyi kubera ko abantu bari baratangiye kwadukira no kumenyera izina ry'Imana. Muri ibyo bihe Imana ibicishije kuri Seti yaje kuba imizi y'igiti kivura amarozi y'ikibi cyakirimo gututumba muri ibyo bihe. Ibihe bya Seti nabyo byabayeho ubundi birarenga, maze mu gisekuru cy'abamukomotseho Imana itoranyamo undi mugaragu wuje ubutoni no kuganduka kurenza abasekuru n'abasekuruza be bose, uwo nta wundi usibye ko yiswe Nowa. Burya inkuru n'ibigwi by'umuryango ukomoka kuri Kayini ntibisanzwe. We n'umuryango we ni abantu baranzwe n'impinduka nyinshi cyane kandi zihuta biciye mu bitekerezo bishya badukanaga buri munsi byo gukora ibintu bishya buri gihe. Ariko kandi ku rundi ruhande ngo bashobora kuba baragize akaga n'ibyago uruhumbajana, bahuraga mu ntambara n'ikomeretsanya ridasanzwe. Mu bihe by'abantu nta cyizere cy'uko ahazaza kuri bo ibintu byari kuzamera neza. Ibintu byakomeje kuzamba umunsi ku munsi. Ibiri nabyo byaje kuba ahubwo nk'ikimenyetso na kashe yambitswe inyokomuntu kuva ubwo kugeza aya mu bijyanye no gukora amabi no kwikururira cyangwa se kwishyira mu byago biciye mu ntonganya no kutumvikana. Isi nyuma ya Adamu yaratuwe cyane ariko yuzura ikibi. Abantu ntibabaniye neza, abandi barabeshyaga, bakiba, bakanicana. Ngo iki gihe abagabo bararambaga cyane bidasanzwe, imyaka yabo ikabarizwa mu binyejana n'ibinyejana. Cyari igihe kidasanzwe ukigereranyije n'ibindi bihe byabayeho mu mateka. Igihe kandi se yari ikiri ntoya mu myaka, itohagiye kiri fresh ubihuje n'inyandiko z'iyobokamana. Abagabo bararamaga cyane ku buryo Adamu yabayeho imyaka igera kuri 930, ibinyejana 10, hafi 10 byuzuye. Umuhungu we Seti ngo yabayeho imyaka iyingayingi ya se 913 yose. Nibwo Enoki nawe yabayeho igera ku myaka 903. Soma mu gitabo cy'Intangiriro ku gice cyaho cya 5 urabihasanga. Uruko ibisukuruza byagiye bitambuka, abantu bagiye barongora abagore bakabyarana n'abana, maze sosiyete zirakura, biga guhinga no korora, ariko by'umwihariko banagura uburyo bwo kujya bahura n'Imana. Bari bihariye cyane ku buryo nk'umugabo nka Enoki yabanaga akanagendana n'Imana icyarimwe. Ubutoni bwe n'ubukiranutsi bwe ntagereranywa. Yaje guhabwa ingurano yo kuzajya mu ijuru adapfuye, ahubwo azamurwa ku magare y'umwuka. Babyumvishe neza. Ubutoni bwe n'ubukiranutsi ntagereranywa, uyu mugabo Enoki yaje guhabwa ingurano zo kujya mu ijuru adapfuye, ahubwo azamurwa ku magare y'umwuka. Icyari amatsinda matoya cyabyaye imiryango migari, maze itatanira mu bice by'isi bitandukanye, igenda nayo igira umwihariko umuryango ku wundi. Abo kwa Abeli, kwa Tubali ndetse n'abakomotse kuri Tubali Kayini navuzeho bari bihariye kandi bagatandukanywa n'imirimo bakoraga, ku buryo nk'ubwo hari abo wasangaga ari abahanzi, abasizi, ababaji, aborozi, abacuzi, abahinzi ndeka n'ibindi. Iterambere yarihuse cyane mu isi yari ikiri ntoya kandi itohagiye, ariko icyaha nacyo gikomeza kuba cyinshi ku rugero rudasanzwe mu bantu. Hadutse amatsinda y'abandi bantu babi cyane kandi badasanzwe, ibiremwa bishya. Abo bo bari bande? Abanefili, Nefilimu. Uko igihe cyagiye gikomeza kwicuma, komanda mukuru w'ubwami bw'umwijima, Sekibidayimoni mukuru Satani, aha abadayimoni biwe
yabahaye itegeko ry'uko igihe cyari kigeze bakajya kwinjirira abantu, bakabacengira mpaka mu maraso na DNA zabo, bakabinjiramo ubutazabasohokamo. Bari bubigenze bate? Mu gitabo cy'Itangiriro igice cyaho cya 6 umurongo wa 1 kugeza ku wa 2 haranditse hati: abantu ubwo batangiraga kwiyongera mu isi baje kubyara abana b'abakobwa benshi kandi beza, ngo abana b'Imana barabitegereza neza ngo abo bakobwa b'abantu bari beza bihebuje, bahisemo gufata bamwe muri bo barabarongora. Ushobora kwibaza uti abo bana b'Imana bavugwa aha bari bantu ki? Igitabo nanone cya Yobu kibagaragaza nk'abamarayika. Ku bibiri bya gatatu by'abana b'Imana basigaranye na Nyagasani mu ijuru rya gatatu, nibwo kimwe cya gatatu cy'abo bamarayika cyo cyahisemo kwigumura. Abo bigumiye ni nabo baje kwitwa abamarayika babi ba Satani, maze birukanwa mu ijuru. Ubwo ubwami bw'Imana bwa burimo kwaguka mu isi, haba mu mubare ndetse n'imbaraga, igikomangoma cy'umwijima ngo cyahoranaga ubwoba ku munsi umwe. Abantu cyangwa se ibiremwa by'Imana nabyo byari kuzageraho bikagikura mu mwanya cyari cyarigabije, nibwo cyahamagaje ingabo zacyo ngo zikunde zigifashe gushyira umwana w'umuntu hasi. Ngo abo bamarayika babi bisutse ku isi ku bwinshi, maze babenguka ikimero cy'ubwiza bw'abana b'abakobwa b'abantu, nibwo baje kubatera amada. Bababyaranye nabo abana baje kwitwa abanefili, aribyo mu Giheburayo ijambo nefilim cyangwa se nefili bisobanura abamarayika bahanutse. Iki gitero Satani yaratangiye kugaba ku bantu kigaragara muri gitabo cy'Itangiriro umutwe wa 6, bivuga yuko cyahumanije isi yose kuva ubwo ngubwo kugeza amagingo aya. Isomye neza none igitabo cy'Intangiriro ku mutwe wa 6 umurongo wa 1 kugeza ku wa 6, Bibiliya igerageza kwerekana ishusho nyamukuru y'imiterere karemano y'isi cyo gihe cya mbere y'umwuzure. Ngo nuko Imana iravuga iti: Roho Mutagatifu wanjye ntabwo azigera asigana n'abantu ubuziraherezo, kubera ko bafite imibiri iva amaraso. Ati kandi n'ikirenze noneho imyaka yabo ntizongera kurenga 120. Abahanga n'abanditsi mu bijyanye na teolojiya ndetse n'iyobokamana bavuga yuko abantu kubyarana n'aba bamarayika babi cyangwa se bakabyara abanefili guhera ubwo ngubwo Imana yavumye isi, ivuga ko nta bantu bagombaga kongera kubaho igihe cy'imyaka irenga 120. Abanefili babaye mu isi muri iyo myaka yose ndetse n'iyakurikiyeho, ubwo aba badayimoni binjiraga mu bakobwa b'abana b'abantu bakanababyarira abana. Abo babyaranye bari abandi bantu b'ububasha budasanzwe, abantu batasazaga ahubwo biyubururaga uko bashatse. Nefilim, abanefili. Imana yabonye abantu nk'inyoko bakomeje kugwa cyane kandi ngo bakabije kumvira no kumva ikibi. Isi ntiyari ikiri y'amahoro n'ubumuntu, ahubwo isi yari yuzuye icyaha, urugomo n'ibindi byaha ndengakamere byibasira roho. Imiryango migari yatangiye gucikagurikamo ibice kubera kwikunda no kwibona. Imiryango ntiyari ikibarizwamo urukundo, ahubwo umwijyane, intambara z'urudaca, kugambanirana n'ibindi bibi bigezwa ku gasongero k'amabi yose inyoko muntu iba yarigeze igezaho ibiganza byayo. Abaturanyi kuri bo nta kwitanaho byari bihari, ahubwo kubyazanya inyungu umuturanyi ku wundi. Ubuyobozi ntibwari bucyubakitse mu rujya n'uruza rutanga ibisubizo birambye kuri sosiyete, ahubwo igitugu na ruswa ku bantu, akarengane kari kenshi, abafite ingufu bagakandamiza abatazifite, bikanahuzwa n'abanefili bari bamaze kuvuka mu bantu. Aba banefili ntibari abantu basanzwe, ngo bari bakomeye hafi nk'ibyuma, bari nk'ubuzima kandi bakagira uburebure nk'ubw'uducumitajuru. Bari amajiya gusumbya zafi za baleine cyangwa se ahari inzovu. Byari ibiremwa bidasanzwe ku buryo kubagiranya n'abana b'abantu byahuzwa no kugereranya inzovu n'urushisho bishyize ku munzani umwe. Aba bateje ibyago byinshi cyane, maze isi barahindanya kuko bayigira mbi no gusumbya uko yari isanzwe ari mbi muri ibyo bihe. Abantu basanzwe ngo barabakunze cyane koko, abandi bakabaramya kubera ukuntu bari bateye ubwoba bakanabatinya cyane. Ibi byaje gutuma aba banefili bashyira abantu mu bwoba bwinshi, maze birengaho babibagiza n'Imana yabo, babagize ibikoresho kubera iterabwoba ryabo,
gusa icyo batari bamaze kumenya nuko bari bakomeje kwisunikira mu isi yari irimo ikwirakwizwamo nyamubande z'ibyaha hafi ya yose. Icyaha cyaromonganye mu isi, urusaku rubi rwacyo rugera ku Mana, maze umujinya mutagatifu wayo urayitaha. Nibwo yiyemeje noneho ko yari igiye kurimbura isi n'icyayibarizwagaho hafi ya cyose. Gusa nubwo abantu muri ibyo bihe hafi ya bose bari barivuguse mu kizenga cy'icyaha, ntibari bose. Imana yararanganije ijisho ryayo ritibeshya mu bantu, maze ibonamo bakeya b'indakemwa. Muri basigaye hakabarizwamo umugabo mwiza cyane akitwa Nowa. Igitabo cya Bibiliya na Korani bigaragaza ko Nowa yari umugabo ukunda Imana, umugabo w'indakemwa, nk'uko kandi akagira umuryango nawo yari yaragerageje gucengezamo amatwara y'Imana ye, Imana Data wa twese, Imana njyewe nawe uyu munsi tugisenga. Nowa, umugabo n'ubundi ukomoka mu gisekuru cya Enoki, niwe wenyine wasaga n'uwari usigaranye itoroshi y'urumuri rwaka, urumuri rutagatifu mu kwirukana umwijima w'icyaha cyari kigose isi muri ibyo bihe. Ngo yari umugabo ufite umuryango mwiza, umupapa w'igikundiro, akaba se wa Yafeti, Hamu na Shemu. Ngo atitaye kuri uwo mwijima wari umuzengurutse, imibereho ye n'umuryango we yari itagatifuse kandi yegamiye ubwiza bw'Imana, kandi akayumvira neza, kugeza n'ubwo Imana yamugejejeho umwanzuro ubabaje cyane wo kurimbura isi n'ibiyiriho byose, ikayihanaguza umwuzure. Nowa yagerageje kubyakirana umutima ukomeye kandi ntiyabitindaho, maze ngo yumvire isezerano Imana yari igiye kugirana nawe. Mu gitabo cy'Itangiriro umutwe wa 6 umurongo wa 13, Imana nanone ibwira Nowa iti, ngiye gushyira iherezo ku bantu bose kuri isi yuzuyemo urugomo n'amabi kubera bo, ngiye kubarimburana n'isi yabo. Ngo Imana yabonaga Nowa nk'umuzungura cyangwa se nk'umarume y'abari kuzamukomokaho, cyangwa se wari kuzavaho ubwoko bushya nyuma y'irimburwa, maze nibwo yamuhaye inkoni y'ubushumba n'ubutware ku ntama zari kuzamukomokaho ngo ayibike. Nowa yakoze icyo Imana yamusabye gukora, maze yubaka inkuge. Ayubaka ashishikaye kandi atitaye ku bantu bari bamuzengurutse. Abantu birwaga bamusega, banamutuka, banamunyega, abandi bamutaranga ngo ni umusazi wavangiwe, umutabwenge cyangwa se nyirandabizi. Abantu bo kuko bamuhaye urw'amenyo, baramunyeze, abandi baramutuka bikomeye cyane. Nk'ubwo hari n'abamukoreraga urugomo, bagacunga adahari cyangwa yatashye bakayitumamo kugira ngo banakunde bamuce intege, nyamaze yaza akongera agaheha ayo maziranoki, nta gucika intege cyangwa se ngo anitotombe ashyireho ingenza abajyane mu nkiko, ibintu nk'ibyo. Nowa yari umugabo udasanzwe, yari afite ukwizera muri we gukomeye cyane kandi azi neza iby'Imana imushakaho. Uyu mugabo Nuhu cyangwa se Nowa yamaze imyaka n'imyaka yubaka iyi nkuge, anarenzaho kuburira abantu ko umwuzure wari ugiye kubazira, babigize black. Ariko we arakomeza yitaho bihambaye, ari nako ategereje Imana ngo izamuha uburenganzira bwo kuyinjiramo we n'umuryango we igihe izaba imaze kuzura. Ikimara kuzura, we n'umuryango we bayinjiyemo, ndetse n'inyamaswa Imana yamutegetse kwinjizamo. Akimara kwinjiramo, ngo ikirere cyabaye nk'igisadutse cyangwa se igitobotse, maze kigwisha imvura y'amahindu atari yarigeze abaho na rimwe mu mateka kuva ubwo kugeza icyo gihe. Ngo yari imvura ifite ibitonyanga bipima uburebure n'uburemere bw'ibiro n'ibiro ubudatuza. Nibwo isi yatangiye gutamirwa n'amazi nk'inzoka itamira imbeba gake gake paka iyiyongobeje. Nibwiye Nowa we yari yijyamiye atuje, atanazi ibibera hanze we n'abantu be, bibereye mu nkuge ndetse n'izindi nyamaswa yari yinjizemo. Ngo iyi nkuge yari nini birenze kuba nini, ikaruta cyane amato baba warigeze kumva no kubonaho mu mateka. Yari nini, ikagira ibyumba n'imbata za tekiniki yari yubatseho ku gishushanyo mbonera n'ibipimo nyabyo yari yarahawe n'umuremyi we. Bibiliya ubwayo mu gitabo cy'Itangiriro igaragaza igishushanyo mbonera cy'uko inkuge yagombaga kuba yubatse. Reka dusome Itangiriro umutwe wa 6 umurongo wa 14 gushyika ku murongo wa 16. Imana iti,
iyubakira ubwato mu biti by'imizonobari, uzabugabanyemo ibyumba, hanyuma ubuhomeshe ubujeni imbere n'inyuma. Dore ukuntu uzubaka ubwato: uzagira uburebure bw'imikono 300, ubugari bw'imikono 50, n'ubuhagarike bw'imikono 30. Ubwato uzabuha igisenge, maze uburangirize ku mukono umwe uturutse ku gasongero. Umuryango w'ubwato uzawushyire mu rubavu rwabwo, hanyuma uzabwubakemo amagorofa 3, imwe hasi, indi hagati n'indi hejuru. Ibi uramutse ubishyize mu bipimo bikoreshwa uyu munsi, bwari kuba ari ubwato nibura bufite fiti 150 z'uburebure mu bipimo bya fiti, cyangwa se 90 z'ubugari na 75 z'ubuhagarike, kandi bukagira inzugi n'amadirishya kimwe n'ibyumba bitandukanye byinshi. Bwari ubwato nk'uko byumvikana bwagombaga kuba bunini ku buryo bucumbikira amagana y'ubwoko bw'inyamaswa butandukanye, haba mu biguruka, ibigendera ku butaka, ndetse na Nowa n'umuryango we ugizwe n'abagore be, abahungu be n'abakobwa be, kimwe n'abakwe be. Itangiriro ku mutwe wa 7 umurongo wa 2 kugeza ku wa 5. Imana iti: mu nyamaswa zose zitazira uzafata indwi za buri gitsina, ingabo n'ingore, naho mu zizira uzafata 2, ingabo n'ingore. No mu nyoni zo mu kirere uzafata indwi za buri gitsina, ingabo n'ingore, kugira ngo ubwoko bwazo bwoye kuzacika ku isi. Impamvu ni uko hasigaye iminsi 7 nkagusha imvura ku isi mu majoro 40 n'iminsi 40, nkazatsemba ku isi ibifite ubuzima byose naremye. Nowa akora byose uko Uhoraho yari yamutegetse. Nahasoreje igice cya mbere cy'ikiganiro iyobokamana mu mateka, ikiganiro muzakurikiranira hano kuri Mutavu Official. Wibuke gukora subscribe, like or share. Ndi Mutavu Ismael, mwakoze kubana natwe, bifurije kubaho neza ndetse no kuramba.